Yesu ashimwe cyane. Turabashuhuje kuri channel Imigabane 2 TV. Imana ibaha umugisha. Hashize iminsi tubanye, hashize iminsi dusengana hamwe, hashize iminsi tuganira ku mahereko atandukanye, avuga ku bwami bw'Imana mu buzima bwacu, avuga ku buzima tubanamwo n'Imana. Uyu munsi rero nagarutse. Nishimiye cyane uburyo mwakiriye ubutumwa, nishimiye cyane uburyo rwose mwahagurutse, ndimo ndabona amaboko yanyu, ndimo ndabona muciye mu gikara ama message meza, ndimo ndabona inkunganye mu buryo bukomeye. Imana ibaha umugisha. Twagarutse rero n'ubundi dufite iyerekwa Imana yaduhaye, iyerekwa ritangaje, iyerekwa rikomeye, iyerekwa ry'umugisha, rifite icyo rivuga ku rubyaro. Tugarutse ku kintu kigaragaza cyane umugambi w'Imana ukomeye mu rubyaro rwacu. Reka mbabwire bene data, twebwe turiho kuko twabyawe. Ababyeyi batubyaye bashobora kuba bariho cyangwa batariho, ariko reka nkubwire, nyemerera uyu mwanya unyakira unyumve neza. Tugiye kuvuga ku mugisha w'Imana mu rubyaro rwacu. Tugiye kuvuga urubyaro mu isezerano ry'ubutsinzi. Hari urubyaro mu isezerano ry'ubutsinzi. Urubyaro mu isezerano ry'ubutsinzi ni isezerano ry'urubyaro rwawe. Urubyaro mu isezerano ry'ubutsinzi ni isezerano ry'abakobwa bawe, ni isezerano ry'abahungu bawe, ni isezerano ry'abagukomokaho, ni isezerano ry'Imana yashimye ko banyura muri wowe. Nyemerera dusenge rero kugira ngo twinjirane neza muri uyu mugambi w'ubuhanuzi Imana ituzaniye uyu mwanya. Data mwiza, ndagushimye Uwiteka, ndasengera bene data, ndasengera abantu bose bankurikiranye bari mu bihugu bitandukanye, bole sala elabile online. Mana, ndasengera abari Canada, ndasengera abari muri Amerika, ndasengera abari muri Australia, ndasengera abari ku mugabane wa Afurika, ndasengera abari mu mpande enye zose z'isi, ndasengera abari muri Suwedi. Mu izina ryawe Yesu Kristo, hari imiryango itandukanye y'Abanyarwanda, hari imiryango itandukanye y'abaturanyi, hari imiryango itandukanye y'abana bawe Mwami bamaze gutera ikirenge mu cyawe, bavutse ubwa kabiri. Hari n'abandi bategereje kumva iyo nzira nziza yo kugira ngo bahagarare muri wowe bagabana imigabane ibiri y'isezerano ry'ubuzima. Ndabahesha umugisha uyu mwanya, kandi bakire kugirirwa neza nawe, bakire ubutabazi buva hera, bakire gukingurirwa imiryango yo kubona umugabane wa kabiri mu buzima bwabo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha. Turabashimiye rero abari mu Bufaransa, turabashimira mwebwe abari muri Amerika, abari muri Canada, mwese turabiyegereje kugira ngo tubane muri iki cyanditswe cy'ubuhanuzi kivuga ku butsinzi bw'urubyaro rwacu. Isezerano ry'ubutsinzi mu rubyaro rwawe. Hari isezerano ry'ubutsinzi mu rubyaro rwacu. Tugomba rero kubyakira. Abari muri Suwede tubaramukije mu izina rya Yesu, kandi turabakunda cyane. Nashimye Imana uburyo kimwanyeretse ubufatanye bukomeye, kandi mukanasaba yuko twagira amateraniro ya online. Turimo turategura uburyo byakorwa. Muzakomeze rero muhuze imbaraga kugira ngo dushobore kubigeraho mu buryo bworoshye, kandi tuzabigeraho mu izina rya Yesu. Aha ni kuri ya televiziyo yanyu, ni mwebwe, ni mwe, burya ni mwebwe, ni mwebwe rwose, kandi twashimye ukuboko kwiza mwaturamburiye. Umva icyo Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 4 umurongo 25. Haravuga ngo, titiravuga ngo urubyaro rwa Seti. Haravuga ku rubyaro. Bene datereka mbabwire, urubyaro rukubiyemo amasezerano y'ibyishimo byacu byose. Igihugu ntabwo gishobora kubaho, ntigishobora kwishima, ntigishobora gutera imbere, ntigishobora kuba cyiza, ntigishobora kubakwa, ntigishobora gukomera kidafite abavutse, kidafite urubyaro. Rero urubyaro rukubiyemo amasezerano akomeye y'ibyishimo by'umuryango, rukubiyemo amasezerano akomeye y'igihugu. Niyo mpamvu Satani nawe arwanya urubyaro. Ariko uyu munsi, ariko iyi saha, ndashaka kukubwira ko urubyaro rwawe ruri mu isezerano ry'ubutsinzi. Abahungu bawe bari mu isezerano ry'ubutsinzi, abakobwa bawe bari mu isezerano ry'ubutsinzi, kandi bari mu isezerano ry'ubutsinzi. Ndabizi neza ushobora kuba ufite amarira akomeye ku rubyaro rwawe, kubera ko ibitarakunze mu gihe cyahahise, ibitari gukunda uyu munsi. Reka nguhanurire wumve ubuhanuzi. Imana yantumye ku rubyaro. Jewe Imana irimo ituma ku bijyanye n'urubyaro, ndacyari ingaragu. Umva ikintu gitangaje. Kugira ngo Imana itume umuntu w'ingaragu ku bijyanye n'urubyaro, ni ukuvuga ngo ni ikintu gitangaje mu buryo bukomeye. Nkundira rero kugira ngo wumve neza ubu buhanuzi. Urubyaro rwawe ni imbaraga zawe, urubyaro rwawe ni ibyishimo byawe, urubyaro rwawe ola sile belemonzi ni amaraso yawe. Satani agomba gutsindwa akava mu rubyaro rwawe. Satani agomba kurekura abahungu bawe, Satani agomba kurekura abakobwa bawe, kuko ni urubyaro rw'ubutsinzi, ni urubyaro ruri mu isezerano ryo gutsinda. Umva icyo biri bivugaho rero.
Adamu arongera atwika umugore we inda, abyara umuhungu amwita Seti. Ati nuko Imana ishumbushije urundi rubyaro mu cyimbo cya Abeli, kuko Kahini yamwishe. Na Seti abyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Abantu batangiye kwambaza izina ry'Uwiteka mu gihe kirekire, ari uko Imana imaze kwibuka umugaragu wayo. Reka mubwire, Adamu yari afite agahinda gakomeye ndetse na Eva, kuko bari bamaze gutakaza umwana wabo, kandi uyu mwana batakaje. Reka mubwire, Satani ajya agaba ibitero kugira ngo anyage imbaraga zikomoka mu rubyaro rwacu. Kayini amaze kwica Abeli, habayeho ikibazo gikomeye cyane. Uyu muryango wari ugize ikiriyo bwa mbere. Uyu ni umuryango wagize ikiriyo ku nshuro ya mbere. Uyu ni umuryango wagize agahinda ku nshuro ya mbere. Uyu ni umuryango wabuze umuntu ku nshuro ya mbere. Kubera iki? Imigambi ya Satani. Kayini yica Abeli, amaze kumwica ngo bagira agahinda. Agahinda kabaho ngo bituma ngo Adamu yigunga, aba mu buzima bwo kurebera umugore kure. Ariko nk'uko iminsi yagiye ikomeza kugenda, yaje guhumurizwa n'umugambi w'Imana. Biravuga ngo nuko Adamu arongera atwika umugore we inda, abyara umuhungu amwita Seti. Havutse Seti hirya y'ikiriyo. Hirya y'ikiriyo havutse Seti. Seti ngo amare kuvuka avuga ijambo rikomeye, imbere avuze mu gihe cyo kumwita izina, n'imbere avuze mu gihe kimeze gute. Ariko igihe yabyaraga Seti yafashe ijambo aravuga. Umva ikintu yaravuze. Yaravuze ngo ati nuko Imana ishumbushije urundi rubyaro. Dore Imana ishumbushije urundi rubyaro. Dore Imana yongeye kumereza kubyara. Dore Imana yongeye kunyongera umwana mu cyimbo cya Abeli, kuko Kahini yamwishe. Yarabonye urubyaro rusimbura urwapfuye. Yarabonye Abeli nanone wundi mu buzima bw'urugendo rwe. Yarabonye Seti. Ariko umva Seti ikintu cyaje kuba. Bene data, hari ukuntu mu buzima bwacu tujya duhura n'amakuba mu buzima bw'umuryango, mu buzima busanzwe, ariko amakuba ahiga urubyaro. Nawe urebe ukuntu Satani ahiga urubyaro rwawe. Wenda kuko harabo Satani yamaze gutwara batakiri ku isi. Ariko reka nkubwire, Imana igufitiye umugambi mwiza. Satani ntabwo akomeza gufata urubyaro rwawe nkaho yarubyaye. Urubyaro rwawe rurarinzwe. Nyemerera wakiri ubuhanuzi. Urubyaro rwawe rurakomeye. Urubyaro rwawe mu isezerano ry'ubutsinzi. Nyemerera wakiri isengesho. Urubyaro rwawe rugomba gutsinda. Hanyuma ngo Seti nawe aza kugira urugo. Seti aravutse, arakura, abayeho, imyaka irahita indi irataha, ariko Seti aza gukura. Umva icyabaye. Seti amaze gukura nawe yubatse urugo. Amaze kubaka urugo abyara Enoshi. Enoshi amaze kuvuka ngo abantu batangira kongera kuramya Imana, abantu batongera guhimbaza Imana, abantu baterura amakondera bavugiriza Imana, baterura inanga bacurangira Imana kubwa Enoshi. Birashoboka ko hari urubyaro wagize, induru zikavuga mu rugo rwawe kubera urubyaro, induru zikavuga mu muryango kubera urubyaro, induru zivuga aho washatse kubera urubyaro, induru zivuga aho utuye kubera urubyaro, induru zivugira aho utuye, aho uhagaze mu icyo gihugu kubera urubyaro. Ibiyobyabwenge biraza birabatwara, induru iravuga mu rugo rwawe. Ubusinzi burabajyana, induru iravuga mu rugo rwawe. Babura ubwenge mu ishuri, induru iravuga mu rugo rwawe. Batakaza ubuzima bwo kukubaha nk'umubyeyi cyangwa nk'ababyeyi, induru zivuga kubera urubyaro rwateshutse inshingano, kubera urubyaro Satani yamaze kurufata. Ariko ngo Seti amaze kuvuka mu byishimo bya Adamu, aravuga ngo nongeye kubona igisimbura. Ora celebele mandraine Reka nkubwire, aravuga ngo nongeye kubona igisimbura, nongeye kubona isimbuzanyo, mbonye urwunguko, mbonye impozamarira. Nibyo koko Abeli yarapfuye, ariko mbonye Seti. Abeli yarasinziriye, ariko mbonye Seti. Ngo akishimwa mw'ibyo byishimo, umunezero uratemba, umunezero uba mu muryango. Igihe kiragera rero, Seti uyu nguyu nawe atera intambwe yo gushaka umuryango, atera intambwe yo kubaka umuryango. Umuryango uramukundira arawubaka, umuryango uramukundira ubaho. Umuryango umaze kubaho ngo yaje kubyara, abyara umwana w'imfura amwita Enoshi. Kubw'uwo mwana ngo abantu barongera baravuga ngo tubonye Imana. Abantu baravuga ngo twongeye kubona ibyishimo mu muryango. Bafata amakondera, bafata amagitari, bafata ingoma bararirimba, ngo batangira guhimbaza Imana. Reka nkubwire,
urubyaro rwawe birashoboka ko icyari igihe cyo kugira ngo uhimbaze Imana kubw'urubyaro rwawe. Ugiye guhimbaza Imana kubw'urubyaro, ugiye guhimbaza Imana kubw'urubyaro rwawe. Nimba Satani yaragabye igitero mu rubyaro rwawe, Umwuka w'Imana arimo arambwira ngo iki ni igihe cyo kugira ngo guhimbaza Imana kuboneke aho washatse, guhimbaza Imana kuboneke mu muryango, guhimbaza Imana kuboneke muri famiye. Lorasile abile modele, hari urubyaro rugiye ku dabai sala mondre, urubyaro rutuma uguhimbaza Imana kubaho ruraje mu muryango wawe. Ndabizi neza hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo twebwe twabyaye abakobwa gusa. Uyu munsi hakaba hari icyifuzo cyo kubyara umuhungu, abandi bati twabyaye abahungu gusa, hakaba hari icyifuzo cyo kubyara umukobwa. Ntabwo ari icyifuzo kibi, ni icyifuzo cyiza. Ariko nubwo wabyara abahungu n'abakobwa, ntibahabwe ubuntu bw'Imana ngo bavemo abatuma umuryango uhimbaza, ngo havemo abatuma umuryango wishima, warira amarira angana n'utarabyaye. Hari abantu benshi barimo bavuga ngo ntibabyaye. Kubera iki? Urubyaro rwabo Satani arutwaje igitugu, mu biyobyabwenge, mu buraya n'ubusambanyi. Satani arutwaje igitugu. Ariko reka nkubwire, iki ni igihe cy'uko urubyaro rwawe rugiye mu isezerano ry'ubutsinzi. Reka ngo hano ibi ngibi ubyumve, rugiye mu isezerano ry'ubutsinzi, rugiye mu isezerano ry'ubutsinzi. Kubw'umugambi Imana ifite ku rubyaro rwawe, kubw'umugambi Imana ifite ku bakobwa bawe, kubw'umugambi Imana ifite ku bahungu bawe. Haleluya, lorasile benigo. Reka nkubwire, birashoboka uri muri Amerika, uranyumva uri muri Australia, uranyumva uri muri Canada, uranyumva uri Montreal, uranyumva uri mu Butaliyani, uranyumva lesi uri mu Bubiligi, uri mu Bufaransa, urimo uranyumva kubera urubyaro. Amarira umaze iminsi urira wicingiranye, amarira umaze iminsi urira, ntabwo bakikumva, ntabwo mugihuza. Umwana yabaye umwanzi wawe kandi waramubyaye. Bibiliya yatanze itegeko, Imana iravuga ngo abana bajye bumvira ababyeyi babo. None ntabwo ucyumvikana n'abana bawe. Satani yabatwaye ibitekerezo, Satani yabatwaye umutima, ariko Umwuka w'Imana aravugana nanjye ngo urubyaro rwawe iki ni igihe cy'ubutsinzi, urubyaro rwawe iki ni igihe cyo guhura no kuboko kw'Imana, urubyaro rwawe iki ni igihe cyo gusigwa n'Imana. Nyemerera wumva ibi ngibi. Reka nkubwire, abakobwa bawe nabatsinzi noneho, nabatsinzi noneho, abahungu bawe nabatsinzi noneho. Umva wa mupapa we, umva wa mama we, washatse urugo rubaho, ahari ntirwagize ibikwiriye, ariko wagize umugisha urabyara, ariko ntabwo urimo ubona urubyaro rujya ku murongo urwifuzaho. Iki ni igihe cyo gusenga, iki ni igihe cyo gusenga. Urubyaro rwawe mu isezerano ry'ubutsinzi. Haleluya. Wa mudamu we aturaye amagambo ngo abahungu banjye bari mu isezerano ry'ubutsinzi, abakobwa banjye bari mu isezerano ry'ubutsinzi. Uko wababyaye kose, ahari ubana nabo wenyine, ahari umugabo yaragutaye ariko uri kumwe n'abana, ahari umugabo yaragiye ariko abana muri kumwe, ahari umugore yaragiye ariko abana muri kumwe. Hola saile bele andradikole. Kuguma n'abantu uri umubyeyi, kuguma n'abantu uri umubyeyi, ukabaguma n'undi yataraye, ni isezerano ry'ubutsinzi rikomeye. Ndashimira abadamu mwagumanye n'abana banyu igihe abagabo babatereranaga bakavuga ngo ntabwo basa nk'abiwabo. Reka nkubwire, do atayi kubelira sandrene, ariko basa n'Imana. Birashoboka ko mu bana ufite umugabo hari abatemera ngo kuko yarebye amanasanga atarayabo, ariko reka nkubwire, bariho ubwiza bw'Imana, bariho umugambi w'Imana, bariho isezerano ry'Imana. Abo bana n'abatsinzi no kurushaho kubw'umugambi w'Imana. Abana bari mu isezerano ry'ubutsinzi. Hari umugabo zera muri Amerika, umugore yaramutaye amusigira umwana muto w'umukobwa, aramurera n'umunsi aramurera. Njya sengana nkavugana nawe, umwana akabwira dadi ati hamagara pasiteri. Ntabwo muvuze izina ariko ariyumvise, ati dadi nimuhamagare pasiteri de belle sonde mole. Ufite umwana uzi guhamagara abakozi b'Imana, ufite umwana muto ariko uri mukurwa n'Umwuka w'Imana wo guhamagara abakozi b'Imana. Iryo ni isezerano riri mu buzima bw'umuryango. Urubyaro rwawe mu isezerano ry'ubutsinzi, urubyaro rwawe mu isezerano ry'ubutsinzi. Akira ubutsinzi mu rubyaro rwawe, akira ubutsinzi mu bakobwa n'abahungu bawe, akira ubutsinzi mu isezerano ry'urubyaro rwawe. Uyu munsi, iyi saha, Umwuka w'Imana aravuganye nanjye ngo urwo rubyaro rwawe rukurijije amajoro, rukurijije iminsi, hashize igihe n'igihe. Hari abananiwe gushaka, hari abananiwe kubaka, hari abandi abubatse birasenyuka, ariko Umwuka w'Imana arambwiye ngo mama humura, papa humura, urubyaro rwawe rukizwe mu isezerano ry'ubutsinzi. Urubyaro rwawe rukizwe mu isezerano ry'ubutsinzi. Nyemera wakirira isengesho. Mwami Yesu Kristo w'i Nazareti,
ndasengera uru rubyaro rw'uyu mubyeyi, ndasengera urubyaro rw'abahungu n'abakobwa, abakiri bato n'abamaze gukura, ndabinjiza mu isezerano ry'ubutsinzi, ndabinjiza mu isezerano ry'ubutsinzi, ndabinjiza mu isezerano ry'ubutsinzi. Enoshi yaravutse abantu barahimbaza, Enoshi yaravutse abantu baracuranga, Enoshi yaravutse abantu bibuka ko urusengero ruhari, Enoshi yaravutse bibuka ko imiryango ihari, batangira kuramya Imana. Reka urubyaro ruteruye umuryango kongera kuramya, reka urubyaro rutekaritse rume kongera kuramya, reka urubyaro rutere igihugu kongera kwishimira ko cyabyaye. Imana iguha umugisha mu rubyaro rwe wa mubyeyi we, Imana iguha umugisha mu bahungu we wa mubyeyi we, mu izina rya Yesu Kristo, amen.